Haleluya Amina TV nongeye kubasuhuza, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Birashoboka ko waba ugiye kunkurikirana urwaye, ariko Yesu ari ku ngoma, aracyariho, abasha kugukiza. Birashoboka se ko waba ugiye kunkurikirana nta n'akazi ufite, ariko Imana ibasha kurema akazi. Humura, izera Imana. Yesu Kristo uko ari ejo n'uno munsi niko akiri. Nk'uko bisanzwe rero, ni mwene se muri Kristo Yesu Hitimana Disimasi urimo urabasuhuza ku muyoboro w'ivugabutumwa witwa Haleluya Amina TV 1. Wowe tubonye ari ubwa mbere rero, ubasha gukora subscribe kugira ngo tuzashyiraho video ijye ihita ikugeraho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka muri cya kiganiro ishuri ryacu. Umunsi ntabwo turaza tuvuga ivugabutumwa cyane twihanisha, oya, ahubwo turaza tuganira ikiganiro cyitwa ishuri ryacu. Ariko n'ubundi nk'uko Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere Imana, ntabwo turi bwirengagize gushyiramo ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niwo muyobozi wacu. Ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo umuntu abasha kwireberamo, akabasha gutunganya n'ibidatunganye. Mbere ya byose rero, reka tubanze dusenga Imana. Imana, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waduhaye agakiza, kuko watanze Yesu Kristo araza aducungura. Twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko ushimwe Yesu kuko wapfuye ukabambwa ku musaraba, ubwoko bwawe tukabamburwa. Wagize neza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero turi imbere yawe, dushyira bugufi cyane kugira ngo uze inyuma y'ijambo ryawe usohoze icyo waritumye, kandi iki kiganiro tugiye kumva kigirira umumaro abantu benshi, cyubake ubugingo bwa benshi. Tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo niho tubigusabye, amen. Nshuti za Haleluya Amina TV 1, uyu munsi tugiye kuganira ibintu 10 cyangwa se inama 10 zafasha umuntu urimo gutekereza kuva aho ari mu cyaro akaba yaza mu mujyi, cyangwa se akaba yakwibaza ati buriya najya mu mujyi nte, buriya se najya mu mujyi nkabishobora, buriya se ubuzima bwabo ntibuhenze. Nuba hafi, nudaca ikiganiro kabiri, urajya kukirangiza wamenye ko inama wakurikiza kugira ngo ubashe kuba mu mujyi uwo ari wo wose, waba umujyi wo mu Rwanda, waba umujyi wo mu mahanga. Ikiganiro kirajya kurangira buri wese yasobanukiwe icyo yakora, arabavanyemo inama, niba umujyi yawushobora, niba atawushobora, cyangwa se icyo yakora kugira ngo abashe kuba mu mujyi neza. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, turasoma ibice byaho 12, turasoma n'umurongo wa 2. Abaroma ibice 12 umurongo wa 2 haranditse ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Dusubiremo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Dusome no mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice byaho 12 n'umurongo wa 12, haranditse ngo, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Mana. Nshuti bene data bankurikiranye kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa, mu kiganiro ishuri ryacu dutangije amagambo meza, amagambo y'Imana atubwira ko tudakwiriye kwishushanya n'ab'iki gihe. Wakwibaza se ngo ab'iki gihe abenshi bameze bati? Ab'iki gihe benshi barayobye, ab'iki gihe benshi bacitse intege, ab'iki gihe benshi basubiye mu byaha, ab'iki gihe benshi ni abasinzi, ab'iki gihe benshi ni abajura n'abicanyi. Mujya mwumva ku maradiyo inkuru abana bishe ababyeyi babo, ababyeyi bishe abana, abagabo bishe abagore, abagore bishe abagabo. Ariko wowe mwene data nkurikiranye, ndagira ngo wirinde gusa nabo.
ahubwo ube icyitegererezo cy'abandi, ube urugero rw'abandi. Ntimwishushanye nk'ab'iki gihe, ntabwo ari bose, harimo n'abazima, harimo n'abeza, harimo n'abakiranuka, harimo n'abirinda. abo ngabo abakora ibyiza bakopere rwose bakopere, ukurikize ibyabo, abakora ibyiza. Ariko abakora ibibi ntiwigereranye nabo, ntuse nabo, ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Niba ushaka kuba mu mujyi, nk'uko twavuze ko tugiye kuganira ku bintu 10 byagufasha kuba mu mujyi, ntiwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo uhinduke rwose, umutima wawe mushyashya. Kuba mu mujyi ntibivuze guhindura umutima. Iyo ari mubi ugomba guhinduka ukaba mwiza. Ntabwo bivuze ngo uje kuba mu mujyi, ubuzima bw'ubundi ubusize mu cyaro, ugiye gukora ibyo ushatse ngo nuko ugeze mu mujyi. Oya, ntugomba kwishushanya n'abo usanze bakora ibizira, ntugomba kwishushanya n'abo usanze bakora ibibi, ahubwo ugomba guhinduka. Ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka kandi bishimwa nayo. Dusomye ahandi mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 12 ngo mugire umwete, haleluya, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kubana n'abantu bose amahoro, mugire n'uwo kwezwa, kuko utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Kuba mu mujyi ntibivuze kutezwa, kuba mu mujyi ntibivuze ko urugendo wari ufite ruhindutse. Oya, wenda uje mu mujyi gushaka iterambere, wenda uje mu mujyi gushaka ubundi buzima, kuko nibyo, ariko ugomba kubana n'abo usanze amahoro, ukabana n'abayobozi b'igihugu amahoro, ukabana n'abaturage usanze amahoro, ukabana n'aho ugiye gucumbika cyangwa se ugiye kuba bakwakiriye, ukabana amahoro. Ukajya uhura none unezwa, unisubiramo, unatunganya ibyo utagenjeje neza, usaba Imana ikagufasha gutunganya ibyo utagenjeje neza. Ni ukubikorana umwete rero. Imana idufashe kandi itugirire neza. Reka tudatinze twinjire mu kiganiro, turebe inama 10 zishobora gutuma wabasha kuba mu mujyi runaka kandi ukahaba neza. Kuko burya kuba mu mujyi ni byiza, ariko bisaba kwitwararika, bisaba kugira imigendere myiza, bisaba kwitwara neza, bisaba ubushishozi, bisaba kugenda gahoro, bigasaba kwihangana, ugatekereza neza ku kintu kikuzanye, ugatekereza ku kazi uje gukora, ugatekereza ku ntego ikuzanye, kugira ngo urusheho gutera imbere. Mbese muri make ugomba kuza ufite ubuzima, ufite intego ushaka kuzageraho. Inama rero ya mbere yagufasha kuba mu mujyi, iya mbere ni ugutekereza neza, ugategura neza mbere yo kuva mu cyaro, kwitegura neza mbere yo kuva mu cyaro, kwibaza ati umujyi ngiyemo nzawubamo gute, imihanda yawo nzayibwirwa n'iki, inzira nzazibwirwa n'iki, ese aho ngiye kuba ni igare rihagenda, aho ngiye kuba se ni moto ihagenda, aho ngiye kuba se hari linye y'imodoka, ese tike nangahe. Ibyo byose ukabanza ukabikorera imibare, kuko ubuzima bw'i Kigali, wenda urugero nk'umujyi wa Kigali, ubuzima bwa Kigali niwo wenda mu murwa mukuru w'u Rwanda, niwo ntanzeho urugero, ni ubuzima buba bugoye, haba hari serivisi nyinshi zitandukanye, ndetse ugomba no kwibaza uti ahantu ngiye hari ikigo nderabuzima, ukibaza uti ahantu ngiye umwana wanjye azabona ishuri, ukibaza uti ahantu ngiye mama haba umutekano. Ibyo byose ukabitekerezaho, ni ukubitegura mbere rero utarava mu cyaro, kuko ushobora kuva mu cyaro mu gihe gitoya ukaba wagisubiyemo kubera ko waje utabiteguye neza. Inama ya mbere rero ni ugutegura neza urugendo rwawe rwo kuza mu mujyi, ukabitekereza neza, ukaganira n'inshuti, ukaganira n'umuryango wawe, mukajya inama, mbese mukunguranaho ibitekerezo. Inama ya kabiri ni ugushaka igikorwa. Ubwo nyine umujyi wo wamaze kuwugeramo, umujyi wawugezemo, ni ugushaka akazi, mu yandi magambo, kugira ngo uzabone icyagutunga nyuma
yo gushirirwa cyangwa se nyuma yo kumara amafaranga uzaba waje witwaje. Iyo ni inama ya kabiri. Mbese gushaka akazi ukumva ko ntabwo uje kuryama, ntabwo uje kuryama, ntabwo uje kuruhuka, ahubwo uje gukora ibyazaguteza imbere, kuko uryamye ya mafaranga yagushirana ukazabura na tike yagusubiza aho waturutse. Inama ya kabiri niyo ngiyo rero yo gushaka igikorwa wakora, kandi mu gihe utarabona akazi ushobora no gukora akazi kaba gaciriritse, kugira ngo mu gihe utarabona akazi kawe rusange washaka gukora, ushobora no gukora akazi kaba gaciriritse. Ushobora kuba waba ubaye n'umuyede, ushobora kuba waba ubaye n'utwara igare, ushobora kuba waba ubaye n'utwara moto. Mbese ikibi cyatuma izina ryawe rita agaciro ni uko wahagera ntushake gukora. Inama ya gatatu rero ni ukwitwara neza no kubaha amategeko ya leta. Kubaha amategeko ya leta. Ukigera mu mujyi ukwiriye kubaha amategeko ya leta kandi ukitwara neza, ukirinda ibintu by'ibyaha, kuko ibyaha bitesha agaciro. Ibyaha bishobora kukwirukanisha ku kazi, ibyaha bishobora no kugushyirisha mu nzu y'imbohe, ugasanga ya ntumbero yawe waje ushaka ntigezweho. Ukurikirane neza kandi wumve ikiganiro kigufasha, abandi nabo uboherereze, ukoreshe ya, utange komenti, ukore subscribe, mbese ibintu byose ukore, wumve iki kiganiro hari icyo kiri kugenda kigufasha. Inama ya kane ni ukwitondera abantu bashobora gushuka. Kwitondera abashobora kugushuka. Mu mujyi si ahantu haba horoshye, ni ahantu haba hahuriye abavuga indimi zitandukanye, ni ahantu haba hahuriye abantu b'abanyabwenge benshi, ni ahantu haba hahuriye abantu baturutse mu misozi, mu bihugu bitandukanye. Hashobora no kubamo ubushukanyi bagira ngo babashe kukwambura n'utwo uzanye. Bisaba rero kugira ubwenge, bisaba kumenya umuntu urimo muraganira, bisaba kumenya umuntu, yewe niwagutira telefone yo guhamagara ukwiye kumugiraho ubushishozi, ukibaza uti uyu muntu ntiye telefone we ntayo afite, ukamutiza ariko ukaba uri hafi yo kugira ngo atagucika, cyangwa se ukaba wakwirinda kujya kuvugira ahantu hatagaragara. Nagucika ashobora no kuyitwara. Simvuze ko mu mujyi hose ariko bakora, ariko hashobora kubonekamo abatekamutwe, hashobora kubonekamo abajura, kuko umujyi burya aba ari umurwa mukuru, burya aba ari mpuzamahanga. Inama ya gatanu ni ukugira gahunda mu buzima. Burya iyo umuntu yabuze gahunda, na Pawulo hari aho yabwiye abigishwa arababwira ngo muzibukire abica gahunda. Burya kugira ngo ubashe kuba mu mujyi neza ni ukuri umuntu ubasha kugira gahunda, ukamenya kuvuga uti umunsi wo gusenga n'uyu, umunsi wo gusura abarwayi n'uyu, umunsi wo kuganira n'umuryango n'uyu, umunsi wo gukemura ibibazo by'abantu n'uyu, umunsi wo kujya mu myidagaduro n'uyu nguyu. Isaha ya siporo y'igitondo, nimugoroba, cyangwa se igihe cyo kubikora sinzi icyo ari cyo, ariko ugomba kuba uri umuntu ufite gahunda. Kugira gahunda bishobora gutuma ubasha kuba mu mujyi runaka. Kandi n'abantu bakakugirira icyizere. Umuntu yaguha akazi ke, niba ari mwavuganye ko ugakora mu munsi umwe, ukagakora mu munsi umwe. Niba mwavuganye ko ugakora mu minsi ibiri, ugakora mu minsi ibiri. Niba umuntu akugurije amafaranga ye, itariki wiyemeje ukabasha kubikemura. Waba utabashije kubikemura, ukamusaba imbabazi, ukamwereka impamvu wagize. Burya uba ubasha kuba mu mujyi neza, kuko nuwongera kugira ikibazo, wa muntu azagufasha, azavuga ati ni inyangamugayo, ndetse azajya no kuvuga neza. Kandi twabonye ko ni byiza kubana n'abantu bose amahoro, kuko bigira akamaro, bituma umuntu hari imiryango ye, hari ibintu bye bitera imbere. Kubera iki? Akakuvuga neza, akakurangira akazi, mbese akakuvuganira muri byose. Inama ya gatandatu ni ukwitondera uburyo ujya mu myidagaduro. Bijya gusa no kugira gahunda nyine. Sivuze ko imyidagaduro atari myiza, ntabwo wakwizingira ahantu hamwe gusa, ariko ugomba kwibaza ngo
mbese ngomba gukora imyidagaduro gute, ugomba kumenya imyidagaduro ukwiriye kutarangariramo. Nawe ugiye ku kabari, ugiye mu kabari, ugiye mu ahantu runaka, mu nzira mbi, urumva batangiye guta igihe, batangiye gupfusha igihe ubusa, kandi umuzungu bavuga ko igihe ari amafaranga. Mujyi rero haba ibishuko byinshi, haba ibishuko byinshi, haba utubyiniro, haba ibiyobyabwenge, haba uburaya. Muri make no kwitondera imyidagaduro ku muntu wagize igitekerezo cyo kuva mu cyaro akajya mu mujyi. Inama ya karindwi rero ni ukurya no kubaho mu buryo bwawe, mu bwitonzi. Kurya no kubaho mu buryo, ukamenya ko waje gushaka wenda amafaranga, ukamenya ko waje gushaka wenda mitiweli wabuze, ukamenya ko waje gushaka akazi wabuze aho ngaho, ukamenya uburyo ugomba kwitwara. Ntiwigana abandi ngo naka yambaye gutya ngo nawe niko ugomba kwambara, ngo boss ngo uriya mugabo ngo yaguze urukweto rumeze gutya ngo nawe niko ugomba kugura, ngo yambaye kositimu ngo nawe niko ugomba. Yaririye muri hoteli runaka yo mu mujyi ngo nanjye ngereyo ngo ngere mu mujyi nteze vuwatiri kandi njye nibwo nkihagera, n'utwo nazanye tunshiriyeho ntarabona ikindi. Urumva bizagenda bite? Uzica isura yawe, uzatangira gusabiriza, kandi waje ushaka iterambere ugomba no kwiga kuzigama, utangiye kugenda uzigama duke, kuko ejo ushobora kubura akazi, ejo ushobora kubura minerivare y'ishuri, ejo ushobora kubura ibintu bitandukanye, n'icyo kurana ushobora kukibura, kuko mu mujyi buri wese aba ari nyamwigendaho, buri wese simvuze ko hataba urukundo, abantu baragufasha pe, ariko kandi nawe ntabwo ukwiriye kuba ikigeragezo cy'abandi ngo ugende uvuge ngo nzatungwa nabo, ahubwo nawe ukwiriye kugira ibyo wazigama ukazabasha gufasha n'abatishoboye. Inama y'umunani ni inama yo kugira inshuti nziza, kugira abantu bakugira inama beza. Hari n'abagusenya, hari n'abatakugira inama nziza, ariko ugomba kugira inshuti nziza zikugira inama, zikwereka ukuntu wanakoresha n'umutungo wawe, zikubwira ati wenda ufashe amafaranga ukagenda ukayashyira muri banki, bakuguriza mu kibina runaka, byagenda gutya ugasanga ugize iterambere ryiza. Kugira inshuti nziza rero ni ikintu gikomeye, zigufata mu mugongo, zikuyobora inzira, ariko inshuti mbi ishobora no kukujyana mu rwobo, kukujyana mu batekamutwe, nawe ukora ibintu by'ubushukanyi, ukora ibintu by'ubusambo, ukora ibintu by'uburaya. Oya, ukwiriye, niba wiyemeje kuva mu cyaro ukaza mu mujyi, ukwiriye kumenya inshuti nziza mubana. Inama ya 9, kwiga kwiteza imbere. Kwiteza imbere cyane n'abara byo kuzigama, byo kugana ibigo by'imari, kugana ibibina, ukamenya n'ikoranabuhanga, ukamenya telefone, ukabitsa kuri mobile money, ukamenya kohereza abo wasize amafaranga niyo yaba ari make, ariko ukayaboherereza ukoresheje telefone, udateze ngo byatike yawe igende, wice n'akazi k'uwo munsi. Kumenya ikoranabuhanga ukaribyaza n'umusaruro. Inama ya nyuma ni inama ya 10, kurinda ubuzima bwawe. Kurinda ubuzima bwawe ni uburyo bwinshi, ukaburinda ibiyobyabwenge, ukaburinda ubusinzi, ukatanga mitiweli ukivuza neza, warwara ukivuza kare, kuko iyo utinze kwivuza indwara uraremba, ukaba wazabura n'ikigutunga mu minsi iri imbere, kubera ko utarimo gukora, ugasanga ubaye umutwaro w'igihugu, ugasanga ubaye umutwaro w'abaturanyi, kandi atariyo ntego yari yakuzanye mu mujyi. Cyari yakuzanye ari ukwiteza imbere. Ugomba rero kurinda ubuzima bwawe, wirinda ubusambanyi, habamo ibyorezo by'indwara nka za sida n'izindi ndwara zibonekera mu myanya ndangabitsina. Ukirinda ubusambanyi, ukirinda ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye, kandi ukivuza kare. Nshuti bene data, mwari munkurikiranye rero, inama zanyu cyangwa se komenti zanyu ndabisegereje. Ikiganiro cyacu kigarukirije aha ngaha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turasenze kugira ngo uhe umugisha abantu bose baba mu mujyi ndetse n'abo mu cyaro, ntubasige, ukomeze kubaha ubwenge, ukomeze kubaha imbaraga, ukomeze kubaha kunesha ibigeragezo, abari mu mujyi n'abari mu cyaro,
ubahe ubwenge, ubahe imbaraga